Yes mumeze mute? Uyu munsi noneho twasuye ba bana babiri b'impanga babyawe na ya nka, turebe ukuntu ubuzima bwabo bumeze. Twaganiye n'abaganga baba hafi buri munsi kugira ngo batubwire ukuntu ubuzima bwabo bumeze. Rwose kabisa twarebye ese bano bana bari kwitabwaho ute nyuma y'ibi byose byagiye bibavugwaho, ese abafunzwe kubera aba bana byagenze bite? Twaganiye n'abaganga baba hafi ku buzima bwabo bwa buri munsi badusobanurira ukuntu bimeze. Ndagira ngo ukurikire ino video yose muraza kumva ibyo twaganiriye n'abo baganga, ndaza no kubereka n'akavideo nabafashe ku musozo w'iyi video. Ubundi bino bintu ni ibintu byavuzweho cyane biragenda biravugwa, ariko ntibyavugwaho rimwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, kuntu inka yabyara abana babiri noneho b'impanga. Ariko abantu benshi kabisa yano makuru twagiye tuyavugaho cyane ntibabyemera, ariko nibyo rwose abantu benshi barafunzwe cyane ko iyo nka ikimara kubyara abo bantu nk'uko mubizi yahise yicwa iraribwa. Hanyuma y'aho ngaho rero kabisa abana bajyanywe kwa muganga bitabwaho n'abaganga, ariko abantu ntibamenya ngo bimeze gute, bari gukomeza nyine kubaho gute mu buhe buzima. Uyu munsi rero nibwo twateguye urugendo dusura bano bana kwa muganga. Twasanze ari abana bameze neza rwose, bari kwitabwaho n'abaganga mu buryo bwose butandukanye, barakibera kwa muganga. Bakaba ari abana kabisa ubona ko bujuje ubuziranenge. Ahasigaye ahubwo ni ukureba ese nibakura characteristics zabo ku mubiri yabo, uburyo bazabaho ntabwo bizagenda bihindagurika. Twaganiye n'abaganga rero bo kuri ibyo bitaro, batubwira ko kuva abana bagera kuri ibyo bitaro nta kibazo na kimwe bafite, nta kibazo bigeze. Aba bana rwose bavuga ko bameze neza, nta kibazo bari kubitaho mu mikurire yabo ya buri munsi. Batubwiye yuko kabisa abana bakomeje kubita, ariko bakaba bagiye kuzakoresha tekinike ku buryo ntawe uzamenya ko babyawe n'inka, kugira ngo hatazagira nibakura hatazagira ubasagarira ngo dore ngo iwanyu ngo wowe wavutse ku nka ntabwo uri umuntu, ni inka nawe. Bakaba bari kubapangira uburyo bazabakuza, ubundi barangiza bakaba babohereza mu bigo by'imfubyi birera abana badafite ababyeyi, bityo bakaba nabo ntibazamenye yuko bavutse ku nka, ahubwo bakamenya yuko bakuriye mu bigo by'imfubyi, nyine bakaba baravutse nta babyeyi bafite. Rwose bwo ni amata basigaye babaha amata, ariya baha abana kenshi bavutse nk'abana ababyeyi babo bagapfa, bakabitaho dore ko bamaze igihe gito, bamaze amezi abiri arenga habiri gato asaga abiri. Bakaba babona nyine ubuzima bwabo nta kibazo bafite, bameze neza kabisa, n'abana nk'abandi, ni abana beza cyane kabisa. Ikindi rero twavugaho abafunzwe kubera iyo nka, bakatiwe igihano cy'amezi 6, bakaba bafungiye muri gereza. Ariko abo bana nabo ahantu bari kwitabwaho, nabo bishaka wabasura, bari kwitabwaho mu bitaro bikuru by'akarere ka Gatsibo, dore ko hari n'aho abana bavukiye mu murenge wa Ngarama. Nawe wabasura kabisa ukahagera. Ikindi rero kitavugwaho n'abantu rumwe mu bintu bigiye bitandukanye, ntabwo abantu benshi bagiye bemera yuko umuntu yabyarana n'inka, cyangwa umuntu inka yabyara umuntu gute. Ntabwo abantu benshi bagiye babyemeraho, ntabwo bagiye babivugaho rumwe. Ikindi kintu wenda tutagenda tutavuzeho, abantu benshi baravuga bati abo bana ntabwo bazaba bose, byashoboka ko bababo, dore ko bigitangira amakuru yabo yagiye yimwa cyane, n'ifoto akaba ntawe wayifata. Ariko ayo ngaho nk'uko mwagiye mubibona kuri screen, ni amafoto twagiye tubafata mu buryo ariko bw'ibanga busa nkaho butoroshye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo natwe turategereje ngo ese turebe ngo, ariko ntabwo tuzi niba tuzabamenya nibakura, niba bazakomeza bakaba abantu. Harimo n'abantu benshi nagiye mbona bavuga ngo babishe, oya ntabwo babishe, ahubwo bari baragira ngo
bagiye amakuru nyine ase nk'aho atsibangana ntihagire umenya ko bakiriho kugira ngo nibakura bityo umutekano wabo uzakomeze ube mwiza kandi witabweho. Ariko rero ikindi kintu wenda tutakwibagirwa kubabwiraho, aba baganga bitaho bano bana bavuga yuko ubuzima bwabo busabwa kwitabwaho birenze ku gipimo cy'abandi, kuko urukumva nibo bitabwaho gusa nta babyeyi baba bafite, n'abo ngabo abaganga nibo baba bagenda babitaho. Ariko bakaba bategereje yuko uko bazagenda bakura karagiteri zabo zitazagenda zihinduka nyine, nabo nibyo bategereje rwose. Abarebe se umwana yatangiye ku mezi 6 yatangiye gukambakamba se yatangiye kugenda bigenda bite, bitegereze barebe niba karagiteri zabo zitazagenda zihinduka uko bazagenda bakura. Niyo mpamvu rero bazabitaho paka kugeza bazabitaho nk'umwaka wose bibera mu bitaro nawe uzi ibyabo, kugira ngo barebe niba karagiteri zabo zitazahinduka, kuko bashoboye kohereza ugasanga karagiteri zahindutse n'ubundi bakabitakarizamo ubuzima. Niyo mpamvu bazakomeza bakabaporotegitinga, bakabafata neza, ndetse bagiye babagurira n'imyenda myiza igiye itandukanye ibafasha kugira ngo babeho birinde n'imbeho, dore ko nta mubyeyi baba bafite, n'amasaha yo kubitaho nayo akaba ari amasaha azwi rwose kabisa. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu byaratunguwe kandi bitangaza n'abantu benshi, niyo mpamvu nongeye kubigarukaho. Abantu benshi bagiye bavuga ngo mu minsi ya nyuma, abandi ati ibyo ni ibinyoma ntabwo byashoboka, rwose byarashobotse byabayeho. Abantu benshi rwose bavuga ati ntabwo byabaho, ntabwo nakemera ko bino bintu byabaho, ariko byarangiye ibyo bintu bibaho rwose, ku buryo n'ubu ngubu abantu benshi ntibakibivugaho rumwe, ntabwo bakibyemera. Usanga nyine ari ibintu bisa nkaho byagoranye nyine ugasanga ni ibintu byagiye bikompirika, bigora abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse no kubyumva usanga byabaye intambara ku bantu benshi. Ariko ni ibintu byabaye, turabyakira, bicaho biravugwa, ariko natwe twari twasubije inyuma amaso ngo turebe ngo se abo bana bameze bite, ubuzima bwabo buri kwitabwaho bute. Ni ibyo ngibyo rero, mwareba n'akavideo kabisa. Ariko abafunzwe bo kabisa amezi 6 yo barayategereje nyine kugira ngo bayahanwe n'ubundi nk'ibihano byabo. N'ubundi umuntu iyo yafunzwe aba agomba gutegereza nyine ibihano bye bikarangira. Nuko nguko rero nasoza kabisa. Wibuke gukanda subscribe niba uri mushyashya hano, kugira ngo hatagira n'ikindi na kimwe kiri update kizaza kigucika giturutse kuri iyi YouTube channel. Iyi ngiyi yo ni Kibale TV.